Kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kwibuka sinzika, kwibuka si uguhembera umujinya, ahubwo twibuka twiyubaka, kandi utazi yava ntamenye yajya. Ayo mateka mabi yaranze igihugu cy'u Rwanda rero ni amateka tutifuza ko na rimwe yagaruka cyangwa se yakisubiramo. Niyo mpamvu rero twibuka kugira ngo tumenye aho habi twavuye, tumenye ibyo bibi byaranze igihugu, twige uburyo bwo kubikumira no kubyirinda. Niyo mpamvu rero urubyiruko cyane cyane rushishikarizwa kumva aya mateka no kwitabira ibiganiro kugira ngo bamenye neza ko ari bo mbaraga z'igihugu, kandi bagomba gufata iya mbere mu kurwanya uwo ari we wese wabashuka kugira ngo amateka nk'aya cyangwa se ibibi nk'ibi ngo byongere bigaruke iwacu i Rwanda. Niyo mpamvu rero urubyiruko muba mugomba gufata iya mbere, kandi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Rero urubyiruko rwose murashishikarizwa gukurikirana imihango yose yo muri ibi bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Hano rero turashimira cyane abahanzi bari gukoresha uburyo butandukanye bwo kwifatikanya n'abanyarwanda bose muri rusange muri ibi bihe bitaba byoroshye, ari naho twihanganisha abacitse ku icumu. Mukomere, Imana ikomeza ibane namwe, kandi rwose mukomere. Hari impamvu mu gihari, hari impamvu muriho, hari impamvu rwose Imana yemeye ko wowe aka kanya uba uhumeka umwuka w'abazima. Iyo mpamvu rero igutere gukomera, kandi abanyarwanda twese turi kumwe namwe. Abahanzi rero turabashimira ko bari kwifatikanya n'abanyarwanda muri rusange bakoresheje imivugo, indirimbo, filime mu buryo bwo kwigisha abanyarwanda wenda se batari bariho icyo gihe, kugira ngo bamenye ibyabaye, noneho hakazamo n'inyigisho zo kumenya ngo twabyirinda gute. Niyo mpamvu rero abahanzi tubashimira cyane, kandi n'abatarabikora twashishikariza n'abatarabikora kuba izo ndirimbo zikorwe, iyo mivugo, abafite platform cyangwa se aho bahurira n'abandi bantu benshi. Niba uzi gukurikirwa na community nini, yaba ku ma social media, kuri izi mbuga nkoranyambaga, haba n'ahandi hantu ari hose, niba uzi ko ari ijambo ujya uvuga abantu benshi bakaryumva, turagushishikariza rero kuba nawe waba inkingi yo kubaka abanyarwanda, Mu kanya rero tugiye kubabwira amabwiriza yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. N'amabwiriza turaza guhabwa hano kuri Yabiso TV Show, ndagenda nyabasomera cyangwa se nyababwira. Niyo mpamvu rero ngusaba gukora subscribe kugira ngo ntuze gukomeza gucikanwa n'ibiganiro byacu. Abanyarwanda twese rero dukomere, kandi dukomeze abandi cyangwa se dukomezanye muri ibi bihe bitaba byoroshye. Ariko kandi dushima leta yacu iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu myaka 31 ishize, mu by'ukuri ubona ko u Rwanda rwiyubatse kandi dukomeje kwiyubaka. Saha gusa twifuza kugera, ahubwo turashaka no kubirenzaho. Rero ni ikintu cyo gushima ndetse cyo gutera abanyarwanda bose muri rusange imbaraga. Iyo ubonye igihugu cyanyuze mu mateka atoroshye nk'aya ngaya ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ariko nibura ukabona ko ari ubudasa abanyarwanda bafite, hajeho bumwe n'ubwiyunge. Abanyarwanda barongera baratemberana, barakora akazi, barakora mu makampani atandukanye, inganda zimeze neza, ubukungu buhagaze neza, inyubako ni hose, imihanda. Rero ni imyaka 31 yakozwemo akazi kanini cyane, byonyine kunga abanyarwanda bakongera bagasangira. Ari ikintu cyiza cyo gushima Perezida
wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Rero ni ikintu cyiza cyane. Reka abanyarwanda twese rero dukomeze dukurikirane gahunda zose zo muri ibi bihe, ndetse nk'uko leta ikomeza kubidushishikariza. Abarokotse jenoside, abacitse ku icumu, mukomere kandi mukomere, twibuke twiyubaka.